baturutse ku ruhande rwa naka, ahubwo ni umuryango umwe. Niyo mpamvu rero tubahaye ikaze nk'umuryango umwe, kuko ni umuryango umwe kubw'abana bacu bagiye kubaka urugo nk'uko bashimye kurwubaka rwa Evariste, abo ku ruhande rwa Claire. Nk'uko nabivuze ni umuryango umwe, siko bimeze yemwe, ni umuryango umwe. Hari n'abaje ngo umuririmbyi wanyu nyine mugomba kumuba hafi. Turi kumwe n'abapastori bari imbere yanyu, turi kumwe na Pasiteri Francis Kayigire hejuru abasuhuza bamwe. Turi bufatanye gahunda yo kuyobora no gushyingira no gusengera abana bacu. Akaba ari pastori dufatanye umurimo mu itorero Anglikani mu Rwanda, muri paruwase ya Kacyiru ho muri diocese Gasabo. Amen. Ubwo rero turi kumwe na Pasiteri Jean Sauver mu itorero Presbyterienne. Yesu ashimwe cyane. Ari mudusangiza ijambo ry'Imana, ubwo hari ibyo ari bubabwire by'umwihariko. Amen. Abaza kugira ikindi bakenera arabakibabwiye muri uwo mwanya. Nanjye Sebazungu Celestin turafatanya kuyobora iyi gahunda, korera imirimo muri iyi diocese ya Gasabo paruwase ya Kacyiru, ariyo igira ahangaha muri ubu bwiriza. Amen. Yobora paruwasi bita Gikomero muri diocese ya Shyogwe mu itorero ry'Abanglikani. Amen. Niba hari abandi bapastori barimo bakwigereje tukabakira, ababikira, abapadiri naba ntabashije kumenya bigire ijuru tubiyegereze. Mwakoze cyane rero kandi turanezerewe kuba turi kumwe. Kadusabe rero Evariste Amen. Bamaze kubanezererwa babashimiye kandi ukuntu mwitabiriye kuza kubana nabo, ndagira ngo bahindukire barebe hano dukomeze iyi gahunda. Nkuko rona berekana rero gufatana kwa Kristo n'itorero rye mu buryo bw'umwuka. Uwo mubano wera Kristo yarawushimishije, awubahisha kubayo kwe ubwo yatahaga ubukwe Kana y'i Galilaya, agakorerayo igitangaza cye cya mbere. Kandi Pawulo yarawushimye, ashima ko ari kubahwa n'abantu bose. Nicyo gituma ari nta muntu ukwiye kubikora biturumbukiye cyangwa atigiriye inama cyangwa bitewe n'irari ry'umubiri nk'uko inyamaswa zitagira ubwenge zigenza, ahubwo abikore yitonze, yigiriye inama neza, yirinda, yubaha Imana kandi atekereza icyatumye uwo mubano wera utegekwa. Uwo mubano wera wategekewe ibintu bitatu. Icya mbere, wategekewe kubyara abana ngo batozwe ingeso nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Icya kabiri, umubano wera wategekewe kurinda abantu icyaha cy'ubusambanyi, ahubwo bashyingiranwe bahore ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Icya gatatu, umubano wera wategekewe kugira ngo abo bombi babane bafatanije, bamarane imibabaro nk'uko bakwiriye kugirirana, bari mu mahoro cyangwa mu byago. Nuko rero aba bantu bombi bazanywe no gufatanwa nuko gushyingiranwa kwera. Nicyo gituma baza mwese abateraniye hano ngo niba hari umuntu uzi impamvu y'ukuri yababuza gufatanwa hamwe mu gushyingiranwa kwera, akwiriye kuyivuga nonaha. Umuntu uzi impamvu y'ukuri ibuza Evariste na Claire gushyingiranwa kwera nahaguruke ayivuge. Niba rero iyo mpamvu utayivuze nonaha, uhereye ubu urucecetse kugeza iteka ryose. Kandi nkanabihanangiriza mwembi. Iteka uteye ubwoba ubwihishwe mu mitima yose.
Evariste, nta mpamvu ufite ikubuza gushyingiranwa nk'uko amategeko yemera? Ntayo. Claire, ntiwumve ibyo Evariste avuze, niba ariyo wibutse kubuza gushyingiranwa nawe cyangwa utekereje uyivuge. Nta mpamvu ihari yo kugira ngo mwizirikeho, kandi hari impamvu ikubuza gushyingiranwa nawe. Hano hari abandi basore ndahita mubone ndi mugira ikibazo. Nta mpamvu wibutse yakuza gushyingiranwa na Evariste? Gushyingiranwa kwabo amategeko. Ubwo rero mutubwiye ko nta mpamvu zihari zabuza gushyingiranwa. Ijambo ry'Imana turarisanga mu Gutegeka kwa 2 umurongo wa 23 tugeze kwa 27. Gutegeka kwa 2 ibice 3 umurongo wa 23 tugeze kwa 27. Reka dusome. Aravuga ngo icyo gihe ninginga Uwiteka nti Mwami Uwiteka, utangiye kwereka umugaragu wawe gukomera kwawe n'amaboko yawe menshi. Ni igihe Mana yo mu ijuru cyangwa yo mu isi ushobora gukora ibihwanye n'ibyo ukora n'imirimo yawe ikomeye. Ndakwinginze, emera ko nambuka nkareba igihugu cyiza kiri hakurya ya Yorodani, iriya misozi myiza na Lebanoni. Maze Uwiteka andakarira ku bwanyu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'urukundo w'amasaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, Mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimururandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire, umutwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Mwakire neza ijambo kugira ngo tuganire. Celestin yasabye ngo ibindi bivuge. Reka musabaho ari ahaguruke abasuze mu izina rya Yesu, kuko ubu tugiye kwiga ibyo. Ahanini bisa nkaho ari amagambo y'irage y'umugaragu w'Imana Mose, igihe yari arimo atandukana n'ubwoko bw'Imana, agenda abwibutsa iby'urugendo. Cya gatatu mu bice bibanza batubwira urugendo rw'uyu mugaragu w'Imana wari urimo uvuga muri iki gice cya gatatu cyo Gutegeka kwa 2. Iri byavuga ngo akubere nk'umuntu nawe umubere nk'Imana. Wa muntu rero utarumvaga umuhamagaro yageza, kandi kuko Imana yarabisezeranije nk'uko pastor yabituguyemo dutangira gushinga urugo. Ni umugambi w'Imana, kandi wari umugambi w'Imana wagiyeho n'icyaha kitaraza mu isi. Hanyuma rero muri uwo mugambi w'Imana, iyi paradizo Evariste cyangwa Claire bashushanya bashobora kuyigira mu rugo rwabo, ariko mu rugendo rwabo umwe ashobora kuzambaraho undi amavuta. Muri rwa rugendo rw'umuhamagaro wo kubaka urugo, hari igihe uwo murufatanije akubera umutwaro.
hari igihe umuryango mubamo ukubera umutwaro ukagenda umara amavuta y'urugo rwawe. Hari igihe karitsiye mutuyemo ikubera umutwaro ikagenda imara amavuta y'urugo rwawe. Hari igihe akazi mukazi ukoramo hadukamo abantu bafite amagambo babi, abantu bafite umwuka mugere mu gihugu Imana yabasezeranije, mugere muri paradizo y'urugo rwanyu mwakoze. Biracyashoboka, ariko birasaba iki? Birasaba kwirengagiza amajwi y'abantu babatuka, birasaba kwirengagiza amajwi y'abantu babakuraho amavuta. Igihe Mose yibagiwe kumva ijwi ry'Imana gusa akareba kuri bwa bwoko, nicyo gihe Imana yataye ubwiza bw'Imana, abura tike yo kwambuka ngo agere hakurya. Biragoye cyane ko umugore yaba umugore mwiza w'umugisha, nubwo hari ababyihanganira, ariko afite umugabo mubi isi yose. Imbere yo gusa ntabwo mvuga gukanura kureba gutya, ntabwo mvuga byo kureba gutya. Oya, hari igihe umuntu aba arambuye amaso atari. Ubu umuntu umwe mu bo twicaranye hano ashobora kuba yarambuye amaso tugira ngo arahari, ariko yigereye iwe yigereye muri aferi ze mu kazi, yigereye mu byo yasize adatunganye. Aya maso rero ntabwo areba. Ubu aya maso tureba, nshobora kuba ngureba simbona uko umeze neza, angiza ibintu bimwe na bimwe. Uwishatse kuzamura amahane kubw'ingeso mbi utabonye, wangiza n'inziza zari mu muntu. Mu Kinyarwanda hari umugani uvuga ngo uwisha ababi yamaze n'abeza. Uwo mugani murawuzi? Uwisha ababi yameze n'abeza, kuko burya mu muntu, ariko muri Claire harimo za mbuto nziza zimwe navuze. Uramutse umuhagurukije uyu mwanya ukamubwira ngo natubwire, yazivuga neza cyane, yanazivuga ziri imbere y'abantu. Izo nziza uzazihereho uzirengere, n'urukungu rushobora kuzabonekamo uzarucunge, ugende urucunge, ntuzirukange ngo urura. Umunezero rwose, uyu munsi ni uwanyu mwiza, munezerwe mukwenkwenuke natwe duseke, ko ni umunsi wanyu w'umunezero. Ya gutangira mbaza wowe Nizeyimana Evariste, wemeye uyu mugeni ko mvuga amazina ye, uyu mugeni Ingabire Claire cyangwa Claire, kwaba umugore wawe mushingiwe, ngo mubane umubano wera w'abashingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana. Uzajya umukunda umukuyakuya kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bagore bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamarana mukiriho mwembi. Yemeye iryo? Ndakwinye musubire muti mwemeye niyo. Mwemeye niyo. Ngiye kubaza wowe Ingabire Claire cyangwa Claire, wemeye Nizeyimana Evariste ko aba umugabo wawe mushyingiranywe, ngo ubane umubano wera w'abashingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana? Uzajya umwumvira, umukorera, umukunda, umwubaha, kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye, kandi uzareka abandi bagabo bose ubane nawe wenyine iminsi muzamarana mukiriho mwembi. Yemeye. Amashyi menshi atumwemeye. Reka dusabe wo mu muryango wateguwe gutanga uyu mugeni yigire hino,
arafata ikiganza cye cy'iburyo agishyikirize ikiganza itorero ryateguye mu gushyingiranwa kwera. Urafata ikiganza cye cy'iburyo ngewe Imana iraguhesa nanze Claire muhaye Evariste wabane akaramata. Imana ibafashe. Amen. Amen. Bamaze gufatana mu kiganza, tugiye kwakira indahiro zabo. Arakoze. Nizeyimana Evariste, nemeye ndakwemeye Ingabire Claire ubu kuba umugore wanjye, dushyingiranwe ngo tubane akaramata. Uhereye none mu mahoro no mu byago no mu butunzi no mu bukene no mu burwaye, uri cyangwa uri muzima, nzajya ngukunda muguyaguye kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza. Nkurikije itegeko ry'Imana mbikurahiye ntyo. Amashyi menshi aramuye mu magambo ye bwite yivugiye. Imana ihabwe icyubahiro. Katwumve Claire. Yewe Ingabire Claire nakwemereye, nemeye Nizeyimana Evariste ko aba umugabo wanjye, dushyingiranwe ngo tubane akaramata. Uhereye none mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, arwaye cyangwa ari muzima, nzajya ngukunda mugushe neza mwumvire kugeza aho urupfu ruzadutandukanya. Nkurikije itegeko ryayo ry'Imana mbikurahiye. Amashyi menshi. Reka adushyikirize impeta. Adusengereze impeta. Mana yacu, turakomeza kugushima ubuzima bwa Evariste na Claire n'uburyo wabahuje mu rukundo rwawe. Baduhuje imbere yawe n'imbere y'itorero ngo basezerane gushyingiranwa kwera. Izi mpeta bagiye kwambikana, ikimenyetso cy'inyuma kigaragaza urukundo ruri imbere mu mitima yabo. Uzihe umugisha uhereye uyu munsi wa none bazambikana kugeza iteka ryose. Baha umugisha rero mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Wambitse impeta, mubahishije umubiri wanjye, muhaye ibintu byanjye byose, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Wambitse impeta, mubahishije umubiri wanjye, muhaye ibintu byanjye byose, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amashyi menshi. Inzi w'abantu bose, turagushimira yuko ari wowe utanga ubugingo bwose bw'umwuka, kandi ko ari wowe urema ubugingo buhoraho.
nuko turakwinginze wohereze umugisha wawe abantu bawe bombi, uyu mugabo n'uyu mugore, abo dusabira umugisha mu izina ryawe, kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka babanaga batava mu isezerano, abariko ntaba basohoza indahiro barahiye n'isezerano basezeranye, n'iyi mpeta itanzwe kandi kakirwa, nirwo kimenyetso kandi umuhamya wo kubihamiriza yuko bibaye. Bajye babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro biboneye rwose, bakurikiza amategeko yawe yera, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana yateranije hamwe ntihakagire umuntu nk'uko Evariste na Claire bahuje umutima ngo bashyingiranwe gushyingiranwa kwera, kandi babihamije imbere y'Imana n'imbere yanyu nk'itorero, bagasezerana uko basezeranye mu byumva, kandi babyerekanije gutanga impeta no kuyakira kandi no gufatana mu ntoki. Nicyo gitumye mvuga nti uhereye uyu munsi wa none aba babaye umugabo n'umugore bashyingiwe, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Ibaha umugisha, ibakize kandi barinde. Uwiteka abagirire imbabazi, abarebane urukundo, abagwizemo imigisha yose y'umwuka n'ubuntu, kugira ngo uburyo muzabana mukiri muri ubu bugingo bizatume muragwa n'umugingo budashira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kansabe Pastor Celestin akomeze na Zaburi y'120. Uwiteka wese, hahirwa Uwiteka wese akagenda mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazabamo uduti twerayo bagosa ameza yawe. Uko niko ubaha Uwiteka azahirwa. Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni, nawe uzabona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose ukiriho. Ni koko uzabona abuzukuru bawe, amahoro abe mu Bisiraheli. Icyubahiro kibi cya Data wa twese n'icy'Umwana n'icy'Umwuka wera, nk'uko cyahozeho mbere na mbere, na n'ubu niko kiri, kandi ko kizahora kibiteka ryose, amen. Dukomeze gusenga. Mana, uhe uyu mugaragu wawe n'uyu muja wawe umugisha, ubibe mu mitima yabo imbuto zizazana ubugingo budashira, kugira ngo ibyo baziga mu ijambo ryawe ryera bikabagirira akamaro, babisohoreshe ibyo bakora. Mwami wacu, babarebane imbabazi uri mu ijuru, ubahe umugisha, kandi nk'uko Aburahamu na Sara umugisha ukabanezeza cyane, aba ariko wemera kuwuha uyu mugaragu wawe n'uyu muja wawe, kugira ngo ibyo bitondere ibyo ushaka, bahore barindwa neza n'amaboko yawe, bakomeze gukundwa nawe iminsi yose bazamara bakiriho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusabe abandi batoranirijwe umurimo w'ubushumba we pastori. Tugiye kubasabira urubyaro, hungu na kobwa. Tugiye kubasabira. Data ushobora byose, turagushimiye. Tugushimiye ko ari wowe wategetse uyu muhango wera, kandi ni nawe wawutangije. Kandi muri uyu muhango wera twagiye tubona umugisha mwinshi,
kuko mu ngo zubatswe mbere y'urw'aba bana bacu turimo dusabira umugisha, twabonye mu mugisha wawe kandi twabonye udutabara mu bihe bikomeye. Niyo mpamvu n'uyu mwanya ari we tugarutse imbere yawe, twatura umugisha kuri uru rugo rwa Evariste na Claire mu izina rya Yesu Kristo. Tubatuyeho umugisha w'urubyaro, tubatuyeho umugisha wo gukora bagahirwa, tubatuyeho umugisha wo kukumenya no kukubaha muri ibyo bazakora byose, ndetse no mu bana bazagira bazarushaho kukumenya no kukubaha. Mu miryango yabo dufatanije nabo kubaturaho umugisha, bazababera umugisha. Dufite byinshi tubasabira, aho bazatura hose bazagira umugisha, aho batuye bagiye gutangirira nibatangirane n'umugisha wawe, aho bazagera hose hari abazabamenya batarabamenya uyu munsi, bazababone nk'abanyamugisha. Itorero barimo bazababone nk'abanyamugisha, kandi amahoro yawe ajya babera inkingi zibarinda igihe cyose. Hari igihe bazagera mu bihe by'ibibazo nk'uko tujya duhura nabyo, ariko Mwami Imana nibapfukama bakakwiyambaza, uzibuke ko batuweho umugisha mu nzu yawe mu izina rya Yesu Kristo, maze ubatabare. Kandi n'igihe bazaba babonye ibyiza bimwe muri ibi tubasabira n'ibirenze ibyo tubasabira, kuko nyuma y'ibitekerezo byacu ukora n'ibyo tutazi, nuko Mwami Imana uzareba amashimwe bagushimira mu mutima, ukore Mwami Imana ibyo batekereza, kandi n'ibyo badatekereza uzabibakorere, kugira ngo barusheho kubana Mwami ibyiza bituruka mu kuboko kwawe. Reka ibi natwe umukiza wacu, amen. Rimwe na rimwe twamubwira ibyadusomera cyangwa asubiramo akabitubwira bimugoye kubera uriya mwambaro utatumaga amajwi asohoka yihuse. Ubwo rero duhaye umwanya Evariste kugira ngo amutwereke, natwe twiteguye rwose kumushimira kandi no kumwakira, namara gutwemera rwose ko ari Claire Imana yamutoranirije. Ntegereje amashyi menshi n'impundu, impundu twumve rwose n'amashyi menshi. Umugabo sezera ku baseribateri ariko babwira uti bayi, yemwe bakobwa namwe basore, erega nimwembere mu musezereho, cyangwa abanyamakuru babakingije ntabwo mwabonye ko barisaba musezereho, ariko aho bari bukugezesha usezereho. Babwire n'abandi baseribateri ngo bayi. Babyemeye? Amen, amen, amen. Bamwe bakomeje kubyanga bagabo, amen, b'Abanyarwanda, kandi Imana yishimira. Kandi ibyo mbabwira ni ukuri, muzamure ibiganza abagabo bari mu iteraniro n'abagore mubakire, babandi bibwiraga ngo baje nabo, ariko mwabonye ibyo biganza, mwabonye mu muryango w'abagabo n'abagore bubatse, muzamure ibiganza ariko mubishimire. Amen, amen, turabanezerewe. Amen. Ninde wahindura imigambi yawe Mana, ninde wavuguruza icyo wavuze, uvuze go, ntawavuga oya, uvuze oya, ntawavuga ego. Ninde wahindura imigambi yawe Mana, ninde wavuguruza icyo wavuze, uvuze go, ntawavuga oya, uvuze oya, ntawavuga ego. Wasanze nigarakura nk'ivata, urambwira uti baho nanjye mbaho, ijambo wivugiye
azaba umwami ari umushumba. Ibyo urabikora wasezeranije hana umwana w'umuhungu kandi ari ingumba. Nabyo urabikora wavuze ko Dawidi azaba umwami ari umushumba. Ibyo urabikora wasezeranije hana umwana w'umuhungu kandi ari ingumba. Nabyo urabikora inde wahindura imigambi yawe Mana, inde wavugurura banezeza kugera imbere w'Imana ufite umubavu aneza igatuma nayo ihoriranza amaso yayo. Ubifuje kuba umuntu umwe kuko ariyo muyobozi mukwe n'umugeni ntimurezerwe kuko uyu munsi wanyu n'uw'ibyishimo wateguriwe n'uwabaremye. Mujye muhora muwibuka mukwe n'umugeni ntimurezerwe kuko uyu munsi wanyu n'uw'ibyishimo wateguriwe n'uwabaremye. Mujye muhora muwibuka umugeni wase wabaye umwe kandi bakabambikaze yabaye imbere kandi bakabambikaze yabaye imbere. Umugeni wase wabaye umwe kandi bakabambikaze yabaye ikimenyetso. Wase wabaye umwe kandi bakabambikaze yabaye ikimenyetso. Umugeni wase wabaye umwe kandi bakabambikaze yabaye ikimenyetso. nawe kirere mwenye urahiriwe ubuzima bwawe bwiza n'ukuri ariko kwimana Imana. Haleluya. We'll
birasohoye 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 igihe kirageze ngo tuvuge gukomera